ko wifuze wongere ushakishe Imana, wongere ubwire Imana ngo Mana ndaje nifuza umugisha wawe, niwifuza umugisha w'Imana. Yesu ashimwe. Mwese mbahaye ikaze cyane kuri uyu mwanya kuri umuyoboro wacu cano Urukundo Gospel TV. Ndabashimira cyane mu mwakoze subscribe, namwe ndabashimira mwebwe mugenda mudukurikira umunsi ku wundi, namwe mutari mwayikora mwese kandi azagira umugisha igitenga cyawe urikibo uvugiramo, uzagira umugisha mu murya no mu mazi. Haleluya. Mureke dusome n'ubundi mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ku bice byaho 15. Yohana 15 dusome ku murongo wa 7. Yohana 15 karindwi aravuga ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye araguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Yesu nashimwe cyane. Ndumva muri ryo Uwiteka ashyize ku mutima wanjye amagambo afite intego cyangwa afite umutwe. Muri make ndagira ngo nkwereke ahantu haherereye umugisha umaze igihe kirekire uri gusenga cyangwa igihe kirekire uri gushakisha. Ndashaka nkwereke isoko y'umugisha uri gushaka aho yaba iherereye muri rusange. Rero akenshi muri isi abantu babaho cyane mu buryo butandukanye, ugasanga umuntu yirirwa asenga, yirirwa ashakisha avuga ngo hoya ndashaka gutenda gutya, ariko nayo nkwereke neza ahantu haherereye umugisha waba uri gushaka cyangwa uri ushakisha mu buryo butandukanye. Rero aya ni amagambo Uwiteka yabwiye Abisirayeli akimara kubakura mu gihugu cya Egiputa. Yababwije baravuga ngo aho mugomba kugera hose mugomba kwitondera amategeko yanjye kurusha ibindi byose. Rero muri make ijambo rikambwira ngo nimunkunda uzitondera amategeko yanjye. Bivuze ngo Imana y'ubwayo cyangwa yereke yuko uyikunda, cyangwa yereke yuko mubana cyangwa yuko ari inshuti yawe. Nta kindi kintu ibirebera mu cyo bita kuba wakubahiriza amategeko yawe muri rusange. Rero niyo wubahiriza amategeko y'Imana uzaba ukunda Imana muri rusange. Niyo mpamvu rero wese avuga ngo icya mbere cyo mugomba kunyumvira, mukumva icyo mbategeka, mukumva buri kimwe cyose nagiye mvugana namwe. Muribuka ubwo bari bageze ku nyanja itukura, muri make Abisirayeli barebye imbere babona ari inyanja, barebye babona ari ingabo zavuga, ku mpande babona hariho imisozi, muri bo bagira icyo bita ubwoba budasanzwe.
maze uwiteka buri munsi aravuga ngo ubwire abisirayeli bakomeze bagende, kandi aravuga ngo bakomeze bagende, ariko yanyanja n'ubundi iracyari ubundi nta n'ubwigeze ivaho. Rero hari igihe Imana ikavuga ngo ukomeze ugende, ariko n'ubundi cya kibazo umaze igihe n'ubundi uri gusengera, n'ubundi kibazo n'ubundi kigiye kuba cyabaho. Ariko ikibishaka ni uko umuntu wese wundi ubana n'Imana azi neza uburyo Imana bishobora kuba ngo ukomeze ugende, ariko n'ubundi ariko nta kintu gisabwa wowe, nta kindi gisabwa ngo icya mbere cyo gukomeza wizere, umenye neza yuko Imana y'ubwayo ibasha no kuba yaca inzira nta n'uzi wo kuba wareba ukabona hari ibintu bimeze gutya na gutya, ariko umenye ko ngo Imana yahaca ikaza kuba yakora n'ubundi icyo ushaka muri rusange. Haleluya. Rero nibwo Imana yakomeje kubana nabo, muri make ikomeza kugenda imuhereza icyo bita amategeko bagomba kugenda bubahiriza. Noneho Imana ibyo yamubwira ijambo iravuga ngo bwira abisirayeli bati nibagira umwete wo kumvira amategeko yanjye mbategeka uyu munsi, bakemera kujyana nanjye aho nshaka hose, bakanyumvira, bakirinda icyaha n'igisa nacyo cyose, aho ngaho muri make icyo bazashaka cyose, imigisha yose aho yava ikagira yose bazayibona. Rero umugisha waba uri gushaka, umugisha umaze igihe kirekire uri gusenga, umaze igihe kirekire uri gushakisha, n'ahantu uherereye mu kumvira Imana. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka, nugira umwete wo kubana Uwiteka, umugisha uwo ari wo wose uzawubona, kandi uzakugeraho. Aho icyo dufite cyane gikomeye cyane, ntabwo tuzi aho umugisha uherereye. Umugisha rero waba uri gushakisha uherereye mu kumvira Imana. Numvira Imana wa mugisha wose uko ushakisha, wa mugisha wose nk'uko waba uri kuwusengera, wose uzawubona. Wowe icyo usabwa nta kindi, kumvira Imana. Haleluya. Rero kumvira Imana ntabwo bizaba mu bintu uzajya uri gukora mu bitandukanye, ahubwo kumvira Imana ni uko uzagaragaza yuko uri kuyikunda, kandi kuyikunda byagaragara yuko wubahiriza icyo bita amategeko yayo. Niyo mpamvu yo kujya baravuga ngo uzagira umugisha, ari wo mu kazi, ari wo mu byaro, ari wo ahantu hatandukanye, uwo mugisha wose uzakugeraho. Bivuze ngo umugisha twirirwa dusengera ntabwo ari ukuvuga ngo twirirwa dusengera tuze kuba twawubona, ahubwo icyo dusabwa kumvira Imana niyo yonyine uwo mugisha turi gushakisha muri rusange. Haleluya. Imana irashaka yuko niba witondeye amategeko yayo, uwo mugisha wose waba uri gushakisha wose uzawubona. Niyo mpamvu muri Matayo 7:40 nimusabe muzahabwa. Haleluya. Rero bivuze ngo iyo umaze kuba umunyamugisha, si ngombwa ngo wirirwe uravuga byinshi cyane. Iyo umaze kuba umwana mu rugo, si ngombwa ngo uvuga byinshi bitandukanye, ahubwo wumve ko ngo data icyo nshaka ni iki ngiki. Bivuze kubera yuko mufitanye icyo bita ubusabane, bituma nayo ubwayo yumva kuba icyo uri gushakisha. Ahubwo ikibazo gikomeye cyane, hari igihe umuntu ashaka kujya gusaba umuntu udafite nawe ubucuti, ntabwo byakunda. Rero bisaba ubanza kuba inshuti nawe kugira ngo umuntu aze kuba wagira icyo usaba kuba wakibona muri rusange. Rero bivuze ngo Imana y'ubwayo niba ushaka kuba wayisaba, niba ushaka kuba wakira umugisha wayo, banza wige icyo bita kwitondera amategeko yawo muri rusange, niwo mugisha wose uzawubona. Umugisha wose uzawubona, kuko icya mbere cyo imigisha yose Imana yegereye abantu, ahubwo abantu nibo batari gushakisha uko barifata mu nzira Imana y'ubwayo ishaka, ugasanga bagiye kwicirira mu buryo butandukanye. Ariko Imana isa yongeye kutwibutsa cyane ngo nugira umwete wo kumvira amategeko yanjye, nugira umwete wo kumvira ibyo ngutegeka, nugira umwete wo kwemerera inzira ngucishamo, nugira umwete wo kwemerera ibyo ushobora gushyira bitandukanye, umugisha wose utandukanye wose uzawubona. Haleluya. Hari igihe Imana yemera yuko uca mu nzira y'ubwayo ishaka itandukanye niyo wifuza, hari isanga niyo uri kwifuza ikifuza n'inzira Imana y'ubwayo ishaka. Rero mpamvu bisaba ngo banze umenye neza inzira Imana yifuzaho ni iyihe, aho Imana ishaka ugomba guca ni iyihe. Muri make igihe cyose uziga kumvira Imana, igihe cyose uziga kumvira ijwi ry'Imana, igihe cyose uzumva kugendana n'Imana, aho ngaho umugisha wose ushaka wose uzawubona. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu Matayo yabyanditse aravuga ngo musaba ntimuhabwe bitewe n'uko musaba nabi. Haleluya. Rero bisaba ngo icya mbere cyo banza ugere ubumwe na Yesu. Niyo mpamvu hariya muri Yohana 15 bivuga ngo nimuguma muri amagambo yanjye akaza kuba muri mwe, ngo musabe icyo mushaka cyose muraza ko mwagihabwa.
ntabwo bivuze ngo muraza kugira icyo uhabwa ari uko wowe witwaye gutya na gutya. Icyo usabwa cyonyine gusa ni uko amagambo ya Kristo aba muri wowe, kandi amagambo ya Kristo aba muri wowe ari uko witondera amategeko ye. Haleluya. Yesu arashaka yuko witondera amategeko ye. Yesu arashaka yuko ugaragaza yuko wamaze gutera imizi muri we. Iyo wamaze gutera imizi muri we, muri make icyo uvuga cyose ukivuga kumva akavuga uriya muntu uri kuvuga n'umwana wanjye. Rero niyo uri gusenga, Yesu atega amatwi akumva ubundi uri gusenga nini. Nubwo ku isi hariho amiliyari y'abantu benshi bari gusenga, ariko Yesu atega amatwi akumva ngo uri gusenga nini umwana wanjye. Iyo rero ko ari umwana wanjye uri gusenga, bituma rero mubwewe yiruka ko yazanye icyo bita igisubizo, bitewe n'uko umwana witondera amategeko ye. Uwo yitwa umwana muri make, muri we yifitemo inzira zijya i Siyoni. Haleluya. Muri make icyo Yesu adushakaho, arashaka ubanze ushinga imizi muri we. Kuko nishinga imizi muri we nibwo uzitondera amategeko ye. Kuko nishinga imizi muri we nibwo uzakiranuka nk'uko ashaka. Kuko nishinga imizi muri we nibwo uzemera kurorwa nawe. Kuko nishinga imizi muri we nibwo uzaba umaze kuba umwana w'Imana. Kuko nishinga imizi muri we nibwo uzemera, muri make nibwo uzemera icyo bita ubushake bw'Imana mu buzima bwawe. Haleluya. Rero icyo tugomba kumenya, izi nzira z'Imana cyangwa icyo bita ubushake bw'Imana ku buzima bwacu, ubundi buza mu bintu bigera muri bitatu. Icya mbere cyo, Imana y'ubwayo. Imana igira icyo bita inzira, ikagira impamvu, ikagira n'igihe. Ibyo bintu uko ari bitatu bigomba kujyana mu cyo bita ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu Yesu avuze ngo nimuguma muri amagambo yanjye akaba muri mwebwe, icyo muzasaba cyose nzagikora. Ariko Imana ifite icyo bita inzira izacisha muri cya kintu yagambiriye kuri wowe. Imana ifite impamvu ya cya kintu. Imana ifite icyo bita inzira ya cya kintu. Muri make ifite inzira izabicishamo, kandi ifite igihe ubwayo izakorera cya kintu. Rero ushobora kuza ukavuga ngo ugende kuba ushaka ko nagere ku kintu runaka uyu mwaka, ariko usanga muri gahunda y'Imana rero yatubwiye yuko uzakigeraho mu myaka runaka. Niyo mpamvu bisaba ngo ugomba kubanza no gutegura ibintu tukamenya ibyo tugomba kuba byajyana, ari iyo nzira, ari iyo mpamvu, ari icyo gihe ko ari tugomba kuba byajyana. Aho ukibaza rero ukibaza, ese ibisa n'ibyo bita ubushake bw'Imana? Ese ibisa mu gihe gushaka Imana ntawubona? Ukabanza ukibaza cyane, ese ndi umwana w'Imana? Aho ngaho baza kwibaza icyo kintu, ukisanga utari umwana w'Imana. Nta kindi usaba, ni ukwemera ukavuga ngo turengere sinzi umwana wawe, ariko isa niwe yifuza ko nawe umwana wawe. Rero ntabwo mubwire ngo isoko y'umugisha, isoko y'amahoro uri gushakisha, isoko y'ibyishimo ukeneye, isoko y'ikintu runaka uri gushakisha, nta handi biherereye mu kumvira Uwiteka. Haleluya. Icyo wifuza cyose, icyo ushaka cyose, ubuzima bwiza wabo. Yesu ashimwe cyane. Nk'uko na Pawulo yabyanditse mu rwandiko yandikiye Abaroma mu bice 8 usome ku 31-32, hari amagambo avuga ngo none uko bimeze bityo tuvuge iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ngo none uko bimeze bityo ngo tuvuge iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Bivuze ngo icya mbere cyo, iyo wahisemo kwitondera amategeko y'Uwiteka, ukavuga ngo namaze gushora imizi muri Kristo, namaze kwinjira muri Kristo, namaze kugendera muri Kristo, umubisha ntacyo ashobora kuba yagutwara. Muri make nta n'ubwisho ashobora kugira. Kuko niyo mpamvu y'abavuga ngo tugira abanzi bagera muri batatu. Harimo isi, umubiri na Satani, ko ari batatu n'abanzi twigirira. Bivuze ngo rero nta washobora kuba yagira icyo agutwara, Uwiteka niwe bari mu ruhande rwawe. None akavuga ngo mbese ubwo itimanye umwana wayo w'ikinege ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite ku muzandi ibintu byose. Rero ko Imana yaremeye ikavuga kugaragaza icyo bita urukundo rwayo rukomeye, igatanga umwana wayo w'ikinege ku bwacu, ubwo se n'ubundi izabura ku muzandi ibintu byose. Bivuze ngo rero icya mbere cyo, niba warashoye imizi muri Kristo, ukemera kugendera muri Kristo, ukemera kutura muri Kristo, ukemera muri Kristo, nta mwisho ushobora kuba wagira. Umusha wawe ntabwo ushobora kuba wagira, kuko icya mbere cyo umwami ni igitare gikomeye kandi ahora kubera ubuhungiro, bitewe n'uko maze gushorera imizi muri we. Icyo usabwa gusa nta kintu, banza wisuzume cyane, bazibaze cyane, ese mbitondera amategeko y'Uwiteka nk'uko bikwiriye? Ese namaze gushorera imizi muri Kristo nk'uko bikwiriye? Aho ngaho rero ya soko y'umugisha
uzahita uvuga ngo umugisha bambwiye, umugisha Imana y'ubwayo yageneye uyu nguyu, ni ugomba kwanga kwica amategeko n'ibindi byose. Kwica n'uwica amategeko, ibintu byose bizaza, byose byizana muri rusange. Icyo usabwa gusa ni ukwica amategeko, nta kindi kintu usabwa. Ntabwo usabwa gukora ibintu runaka bitandukanye bihambaye, dusabwa kwirinda iminsi myinshi, dusabwa gusenga iminsi myinshi, ahubwo icyo usabwa gikomeye cyane ni ukwitondera amategeko y'Uwiteka. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ngo ntabwo ushobora kuba wagira ngo kuko icyambere cy'Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Niba ari mu ruhande rwawe ukamenya ko bari gushorera imizi muri we, bivuze ngo Uwiteka niba ari muri wowe, nawe ukaba uri mu Uwiteka, bivuze ngo yuko icyo uzashaka cyose, icyo uzasaba cyose, Imana izakumva kuko uri inshuti y'Imana. Haleluya, uzaba inshuti y'Imana bitewe n'uko amaze kuturutira bita amategeko yayo. Uzaba inshuti y'Imana bitewe n'uko wamaze gushorera imizi muri Kristo. Bivuze ngo nta kindi usabwa wowe, shakisha ukuntu washyira imizi muri Kristo, wongera icyo bita urukundo rwayo. Uko imara kubikora urukundo, uzamenya neza yuko Imana ibaremeka ngo ntanze umwana wanjye w'ikirenge kugira ngo mwese abari mu isi mwese mwaba icyo bita ubugingo buhoraho. None ubwo urumva yuko ibintu byose byavuga mu Imana y'ibitutsi muri rusange. Rero hari Imana y'ubwayo ibitutsi mu mutegeko kuzana Imana y'ubwayo ifite ibintu byinshi cyo ko yahereza abantu, ariko cyo gikomeye cyane abo bihereza n'ibandi bari bashaka kugira ibintu bitandukanye. Iki Imana dushaka ko nta kintu, banza webaje, banza utere imizi, banza ushinga imizi muri Kristo, wongere ugere mu cyo bita amategeko yayo, wongere uyubahe, wongere ubone Imana muri rusange. Nawe ubwawe ibyo ushaka byose uzabibona kandi bizakugeraho. Buri ko turi mu Matayo 7:7 turimo tugenda no ku musozo. Matayo 7:7 hari amagambo avuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomangire ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, n'ushatse wese abona, n'ukomanga ku rugi agakingurirwa. Yesu nashimwe cyane. Ngo musabe muzahabwa, ngo mukomangire ku rugi kandi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, n'umuntu wese ukomanga wese baramukingurira. Niyo mpamvu rero Yesu by'amaravuga ngo kuko ngo koko muri babi mukaba muzi ko abana banyu ibyiza, mwese wo mu ijuru we azabura ibyo kubahereza ibyiza. Haleluya. Rero ikintu cyonyine kirimo gusa twasaba nyine gusa irimo nta yindi, ni ugushaka icyo bita ubuzima bwawe hagati ya Kristo nawe. Muri make ushinge ushorere imizi muri Kristo, ube muri Kristo na Kristo abe muri wowe. Mwene data, iyi saha Kristo atuye muri wowe. Iyi saha umugisha wawe uri gushakisha, urumva muri make kwitondera amategeko ya Kristo nk'uko bikwiriye. Ibi byose abikorera kubw'urukundo. Niyo mpamvu ashaka ko nawe ubwawe utagomba kurimbuka, ahubwo ugahabwa icyo bita ubugingo buhoraho. Kandi iyo muze kubuhabwa ni ya migisha yose yitiza. Niyo mpamvu muri iyo gihe baravuga ngo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umubiri w'ijuru muri make ndimo, ngo sigaye ngendera mu mucyo w'ijuru. Yesu Kristo niwe mucyo w'ukuri. Haleluya. Rero kwitondera amategeko y'Imana bidushoboza gutera imizi muri Kristo. Wagira akantu gato cyane wavuga Yesu agahita kumva vuba vuba. Niyo mpamvu Imana ishaka yuko wowe ubwawe nanjye twongera gusubira mu nzira. Rero nta yindi soko y'umugisha ushaka, isoko y'umukeneye, isoko y'umugisha uri gushakisha iyi saha uherereye mu kumvira Imana, iherereye mu kugendana n'Imana, iherereye mu kubana n'Imana iteka ryose, iherereye mu kumvira Imana ukemera kumvira amategeko yayo, iherereye muri make muri byari byose Imana yagiye ikubwira ngo niba ukunda uzitondera amategeko yanjye. Haleluya. Ngo nuko icyo mushaka ko abantu babagirira byose aba ariko namwe mubagirire. Niba wifuza yuko umuntu akugirira gutya, nawe banza ubikore. Haleluya. Umugisha wifuza uherereye mu kumvira Imana, amahoro wifuza uherereye mu kumvira Imana, ibintu byiza byose wifuza uherereye mu kumvira Imana. Simvuze yuko mu Rwanda n'inzira y'iki muzakibona muri mukayibona, ariko ibyo byose uzabibona, ariko yamubone nk'abona mu nzira bishoboka. Ariko nugira umugisha ukumvira Imana, ukabana n'Imana, ibyo uzabona byose
yose arimo amahoro. Amahoro yonyine gusa dukeneye ahantu aboneka ari muri Kristo. Ahantu wabona amahoro muri Kristo nta yabasha kubona amahoro ntabwo wayabona. Amahoro yonyine ari gukumvira Imana gusa yonyine wabona amahoro. Yonyine wabona amahoro, yonyine wabona umutekano mu bintu byose abona gushakisha. Yonyine wabona umutekano, yonyine wabona umutekano mu kazi. Yonyine wabona umutekano mu buzima bwa buri munsi. Ukumva ufite amahoro muri wowe. Nahandi uzayakura gukumvira Imana. Haleluya. Ndumva nagusengera nkagusabira kugira ngo Imana igere igushoboze, yongere kwambika imbaraga, yongere igushoboze kongera kuyumvira, kuko icyambere cyo nuyumvira no umugisha wawe ukomeye cyane. Niyo mpamvu muri iyo rero ngo n'umugisha ukomeye kumenya Imana. Rero akenshi kumenya Imana urumva ko bijyanye no kuyumvira. Niyo baze kuyumvira bamaze kuyimenya. Abenshi rero baririmba ngo bazi Imana ariko n'ubundi ugasanga amagambo y'Imana abakwiye cyane yabo n'ubundi. Niyo mpamvu Imana ivuga ko ushaka kuyumvira wese, ushaka kuba n'ubundi wese warangura ntabaza yumvira, kuko n'umundi cyambere cyitwa amategeko yanjye n'ukugira muri Imana bitubwira. Ntabwo ari dasabu sinyo samu kwivuga ibindi Imana yagiye yandika muri rusange, yerekana ngo isoko y'ikintu cyose gicyerekana. Niba ushaka umugisha biherereye kimwe n'ukwanga yavuze ngo n'ubundi n'utagiwe cyo kuyumvira ngo uyu mufuma wose uzakuzaho. Haleluya. Mureka dusenge Imana, mureka dusenge Imana, ariko wifuze wongere ushakisha Imana, wongere ubwire Imana ngo Mana ndaje ndifuza umugisha wawe. Niba wifuza umugisha w'Imana, Imana ndetse ngo yaguha umugisha, kuko icyambere cyo umugisha niwe yitegurira abantu bari mu isi. Haleluya. Mureke dusenge Imana, ariko mwene data wongere ubwire Imana, wongere kwambika imbaraga, yongere gushoboza, yongere kwambika imbaraga, yongere gushoboza kuba wayumvira, yongere gushoboza kuba wajyana nayo mu rugendo rujya mu ijuru. Kuko ntabwo wabyishoboza, ntabwo washobora ubuzima bwo muri isi, ntabwo wabishobora udafite imbaraga z'Imana. Haleluya. None dusanze rero yuko pastor atwereye gukumvira Imana, ibyo rero birahagije. Mureke dusenge Imana, ibindi byose Imana yadushoboza. Mana yacu turagushimiye, tugushimiye ku ijambo ryawe. Ndakwinginze wowe utagiye twumvira nk'uko bikwiriye, twambika imbaraga ngo dushobore kumvira. Ndagushimiye ko twambitse imbaraga ngo tuje umwuka wera wawe. Ndagushimiye yuko duhaye imbaraga dushoboza kugera muri byose. Urakoze Kristo muzima ko bikoze, urakoze yuko uri hafi yacu, ugere nizere ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.